uwo ari we wese ahari avuze 666 gatandatu waba umukristo cyangwa umuyisilamu n'andi madini cyangwa se imyemerere niyo ntayajyanishwa n'Imana waba ubarizwa mu yariyo yose, ntabwo byakubuza n'ubundi gutekereza kuri uwo mubare 666, umubare wa Satani sekibi, ikihe kibi. Ahari mu madini baba bakigarukaho bihagije ubwo murakizi ikibi kivugwe cyari cyo. Uwo ni nyiracyo rero mu zindi ndimi the bad, the evil one, Satan, the demon, Lucifer, malayika cyangwa igikomangoma cy'umwijima w'umushukanyi. Ni uburyo cyangwa se amazina atondagurwa gutyo akagenda akagera muri arindwi usanga ahurirwaho mu kuvuga uwo sekibi uwari we uhabwa umubare 666 nka kashe cyangwa se ikimenyetso cye kigomba guhita gihuzwa nawe muri izo nyito zose ahabwa yanahawe ahubwo igihe cyose kugeza n'ubu. Muri ibyo byose ariko haba muri ayo madini cyangwa n'imyizerere yose bigarukaho kubera icyo umubare usubirwamo gatatu, izo gatandatu eshatu zivamo 666 akaba ari cyo kirango cyangwa se ikimenyetso cya Satani cyonyine. Kuki byaba ari uwo mubare wonyine ubwo ngubwo byabaye ngombwa guhitamo bigasobanura iki? Kuki bitashoboraga no guhindura ugundi mubare? Hari za teori cyangwa se ibindi bitekerezo byinshi n'ubundi bihuzwa no kubisobanura neza uburyo 666 bivuga cyangwa bigashushanya Satani ubwe. Birumvikana neza ko ibisobanuro bya mbere nta nahandi ushobora kubisanga bigarukwaho cyane kurusha ahandi ubwo hatari muri Bibiliya nyine mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Yohani, umwe mu ntumwa za Yezu zagarutsweho cyane wanditse icyo gitabo cy'Ibyahishuwe, kinashingiye nacyo ku byo yeretswe cyangwa se nyine yahishuriwe byo mu bihe bya nyuma cyangwa ahubwo iherezo ryabyo, iherezo ry'ibihe. Abavuga uwo Satani cyangwa se kibe uhuzwa atyo n'uwo mubare 666 amugaragaza nk'ikinyamaswa kinini cy'imitwe myinshi kizaduka mwese kiva mu nyanja ubundi ngo kikazagirira nabi cyane abatuye isi kizaba cyarigaruriye kiyogoza bikomeye kikaba ikinyamaswa nyine cyangwa se uwo Satani uzajya ashyira ku bantu bose icyo kimenyetso cye cy'umubare 666 nka kashe mu gahanga no ku kaboko k'uburyo. Usomye neza muri Bibiliya ubwo ngubwo mu gice cya 13 cy'ibyo byahishuwe ku murongo wa 17 na 18 haragira hati kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari uwo mubare w'iyo nyamaswa kuko ari n'umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Ubwo rero bikagaragazwa neza ko bishoboka ko atari n'inyamaswa bunyamaswa nk'uko igarukwaho kuko aho bahagera nanone bati n'umubare ariko w'umuntu. Mubare mu bivumbure namwe ubwanyu uwo nguwo niwe Satani uzaba yiyoberanije atyo. Uhereye rero kuri iryo bara nkuru riri muri iyo nyandiko muri Bibiliya uko Yohani yeretswe Satani, n'abahanzi benshi cyane bashushanya nabo bahise biremera ibishushanyo byabo bigaragaza uko Satani Yohani yeretswe ubwo agomba kuba ameze. Baramushushanya bamwe akaba Satani bashushanya nka dragon icira umuriro mu kanwa ifite amahembe cyangwa umurizo muremure cyane kubita rimwe mu cyerekezo kimwe ibiri kwese no mu kirere hejuru yayo nk'inyenyeri bigahanuka bisenyuka. Satani wisenya rikomeye cyane ryo mu bihe bya nyuma, uwarebera izuba muri bose ari uwemera kumuyoboka gusa wafite n'icyo kimenyetso cye 666 mu ruhanga no ku kaboko ke k'iburyo. Uwo Satani mu bihe bya nyuma aroga amariba y'amazi n'inyanja andahindurwa amaraso ndetse n'ibindi byinshi cyane biteye ubwoba muri ubwo buryo. Nyamara uretse ubwo kuvuga ko uwo mubare ushushanya sekibi cyangwa Satani ubwengene, nta bindi bisobanuro nanone bigiye hariye cyane bigaragaza impamvu ari wo mubare wonyine nyine mu yende etabarika ibaho watoranijwe ngo harirwe Satani. Bibiliya ivuga ityo gusa ngo mufite namwe ubwenge mubare mwifindurire neza mumenye uwo Satani uwo ari we durazaza ari nk'umuntu kimwe n'abandi ahari kuko bavuga ko 666 ihuzwa n'izina ry'uwo muntu nyine. Ibisobanuro ku mpamvu uwo mubare ari wo witiriwe Satani ni benshi bakomeje kubishakisha bagenda bazana ibyabo ariko abandi nabo bakabisobanura mu bundi buryo bikageraho ngaho bikanavuguruzanya cyane. Ahubwo bivugwa ko 666 yitirirwa ikimenyetso cy'uwo Satani ahanini biturutse mu Bagireki n'Abaromani ba kera kuko buri mubarwa cyangwa umubare bo bari basanzwe bawushyiriraho n'ibindi byihariye ugomba kubushushanya byanze bikunze. Imibare bo ntabwo bayifataga nk'inyandiko yifashishwa hagira ibibarwa gusa, ahubwo nanone nk'ibimenyetso byihariye bihagarariye ibindi byinshi by'ubumana n'ubuzima bw'abantu mwese.
urugero umubare 7 muri abo Bagiriki n'Abaromani ugashushanya kuzura neza kw'ikintu kuba kiri parfait nta nenge namba kigira, perfection. Kubera iki? Kuko 7 ari uguteranya 4 na 3, 4 bakayihindura umubare uranga isi yaremwe n'umubare 3 uhagarariye ubumana gusumba indi yose isigaye yahuzwa nabwo, umubare w'ubutatu butagatifu. Ubwo rero 7 mu Bukristo ukaba kandi n'umubare w'iremwa ryose muri rusange, iremwa rya byose, isi n'ibiyiriho byose ni mu minsi 7 bigaragazwa ko Imana yari maze kubirema. Hanyuma rero umubare 6 wo muri abo Bagiriki n'Abaromani ba kera barawufashe bawugira ushushanya inachevé, cyangwa ikindi kintu noneho kituzuye gikoze ariko kitarangiye neza, n'inenge zacyo zose cyasigaranye, bikaba ikinyuranyo noneho cya 7 muri ubwo buryo. 6 igahuzwe rityo n'ikibi cyose, icyago n'icyagirira n'aba bantu nese muri rusange, icyo ari cyo cyose nta kabuza hagati aho ngaho na Satani byamuranga byose, ubwo bikaba bitaburamo uwo mubare 6. Ariko nabwo kuki bitari kuba 6 imwe ngo birangirira aho ngaho aba ariyo bivugwa ko ari ikimenyetso cyo Satani, ahubwo bigasaba nanone ko zihindurwa 6 eshatu zishoreranye muri ubwo buryo bikavamo umubare 666. Aho nuko ibyo bimenyetso n'ikimibare ihagararira iyo bigejejwe ku bantu n'ibiremwa muri rusange bihuzwa n'ibice by'ingenzi bibagize cyangwa bigize ibyo bintu. Ku bantu ubwo bikaba umutima, umubiri na roho, corps, âme, esprit. 6 imwe ku mubiri ubwo ukaba umubiri utuzuye, 6 yende ku mutima nawo inachevé utuzuye cyangwa se wanduye udatunganye namba, n'indi 6 ya nyuma roho mbi, bikaba 6 cyangwa 666 gutyo se kibe na nyiri kibi cyose mu bimugize akaba Satani nyirizina. Icyo ni igitekerezo kimwe nacyo cyemerwa na benshi cyangwa se bumva neza ibintu ko nguko ubwo ko aricyo cyatumye ikimenyetso cyahawe Satani kiba 666, ariko ntabwo ari ibyo gusa. Hari ikindi gitekerezo noneho kibirondora kibisobanura gitya: buri mubare uhuzwa n'inyuguti yihariye muri alphabet z'Abagiriki n'Abayahudi, noneho byarebwa muri ubwo buryo ugasanga umubare 666 ugenda ugahwana neza n'igiteranyo cy'imibare ihagarariye zina César Nero mu Kiyahudi cyangwa se César Dieu mu Kigiriki. Uyu akaba ari we wari umwami w'abami w'Abaromani kuva mu mwaka wa 54 kugera muri 68 nyuma ya Yezu. Gufata inyuguti zigahabwa imibare ijyana nazo kuri alphabet, n'ubu ngubu hari abakibikora wenda bashaka kugira ibyo bandikira n'abagira ibanga, nka E ukandika 5, A ukandika 1, nyine aho ngaho ureba umwanya buri nyuguti ifite mu zindi zize mbere cyangwa inyuma yayo. Iya mbere ikaba 1 ugakomeza gutyo. N'ibintu byakoreshejwe kuva kera cyane byitwaje materia. Hanyuma buri nyuguti muzigize izina ry'umuntu runaka ukayihuza n'umubare uyihagarariye, byose ukaza kubiteraniriza hamwe umubare umwe bihwana nabyo, akaba ari wowe umuntu runaka, igiteranyo cy'imibare ihagarariye izina rye. Ibyo byagiye bituma nk'ubwo hari abantu betwa ba 150, ba 300 n'ibindi. Iryo hurizo rya gematria ryakorwaga ni nako César Nero babiteranije mu Kigiriki n'Ikiyahudi bikavamo 666. Gematria mu bihe runaka yanagiye koreshwa cyane mu itumanaho ry'intasi hamwe na hamwe. Bamwe bashaka kugira uwo bagarukaho bakirinda kuvuga izina rye mu buryo bw'inyuguti busanzwe, ahubwo bakabikora muri icyo giteranyo cy'imibare ihagarariye inyuguti zaryo. Ariko nanone n'ibyibanze cyane kuko ari n'ibya kera. Uyu munsi ntabwo ari banga wajya gukoresha mu nzego z'ubutasi zigezweho nka CIA, Mossad, MI6 ndetse n'abandi. Bya bibanga ryavumburwa ako kanya mu minota mike kandi n'abatangizi bitabasabye imibare myinshi. Rero niba mu mibare ya gematria umwami w'abami Nero amazina ye inyuguti ziteranywa muri iyo mibare bikavamo 666, nta kabuza byahise bibabangukira cyane ko mu bihe yari atakiriho uwo mubare wemurwa umuvanwaho ugahabwa Satani, kuko nta n'izina rye ryihariye rezwe, ahubwo yahabwa yose abajyanye n'ibisobanuro by'uwo ari we, kuva kuri Lucifer mwiza cyane kugeza kuri Sekibi na marayika w'umwijima wavumwe, umushukanyi karundura n'ibindi byose. Nero yatoteje bidasanzwe kandi ahiga abakristo abarimbura, abandi akabategeza inyamaswa zikabarya n'ibindi byose bibi, ku buryo mu byo bari kwandika byose nta kindi kibi bari bazi cyangwa undi muntu mubi cyane wasumba Nero. Niba rero ku iherezo Satani nawe azaza asenya byose arimbura bose, ibyari kubanguka cyane ku bakristo mu bihe bya mbere muri iyo mibare ya gematria ntabwo bari kujya kubishakishiriza kure cyangwa ngo barebe mu yandi mazina, bati ikimenyetso cye nta kindi ni 666.
Nero mu bakristo ubwe niwe wagizwe uhagarariye Satani mu bantu kwese, nk'uko ku rundi ruhande byanarangiye papa w'abakatolika ari uhagarariye Imana mu isi. Ibyo ni ibintu byari bifite ingufu nyinshi kera. Sinzi neza niba n'abakatolika ubwabo ubu ngubu benshi bakibyemera cyane n'umutima wabo wose nka kera mu binyejana byashize. Urebye rero muri rusange mu isi, uwo ni umubare n'ikimenyetso gitinyetse bidasanzwe mu bantu, ku buryo habaho n'izina rya phobia cyangwa se cyafatwa nk'indwara yo gutinya uwo mubare 666. Ni izina rirerire rinagoranye cyane kurisubiramo, ntabyo njyamo. Uze kubigerageza nawe unyoherereze voice note kuri WhatsApp 07222244. Niba uza kubishobora uhitungurire icupa rya Coca-Cola. Asante. Rero uko byanditse natinye gusubiramo ni kubwo abantu batinya 666 bwitwa, ariko reka ngerageze. Hexakosioihexekontahexaphobia. Mwese rero muri rusange impuha zivuga kuri iki kimenyetso cya 666 zakoza amabara menshi. Inkingo hari ibihugu byinshi cyane bagiye bazitera umugongo bakanga kwekengeza, nk'ubwo bavuga ko arizo abandi baba bagerageza kuzana bakazinyuzamo icyo kimenyetso cya Satani ngo bagishyire mu bantu mu mayeri. Ahandi gufata ibintu nk'ibyangombwa bihurijwe hamwe, indangamuntu, amakarita yo kwivurizaho na za permis de conduire. Ariko nanone mujye mureka kwita permis ngo ni za perime cyangwa ascenseur ngo ni ascenseur, contravention ngo ni contravention. Mujye mwisirimura no mu mivugire, nsanzwe nanabizeraho ubusirimu bwinshi. Benshi dore leta yacu iba yarabashoyeho n'amafaranga menshi mu minyegire. Mujye muvuga ibintu neza uko byanditse, ngo perimera, ngo perime, ngo contravention. Hanyuma navugaga ko guhuriza hamwe ibyangombwa byinshi ku bantu bijyana n'amakuru menshi yaberekeyeho igihe cyose byagenda byo bihuzwa n'icyo kimenyetso cya 666 cya sekibi. Ariko ngene bijyana n'uko bivugwa kuzaba atagifete mu bihe bya nyuma, imperuka irimo yegereza, ubwo nta service namba zongera kubona, nta soko wazemererwa kurema ngo agure cyangwa agurishe. Ariko ubu ngubu bikigarukwaho cyane muri ibi bihe kuri ubwo bwoba budasanzwe abantu bagirira 666 ni za microchip implants, aho usanga abantu mu bihugu bitandukanye baterwa mu mibiri, ku kaboko n'ibindi bice by'umubiri, akantu y'imbere ubwo kaba kameze nka sim card, ari integrated circuit, RFID, ku buryo gahuzwa n'andi makuru yose yerekeranye n'uwagashyizwemo, aho kuba kagatunga nko ku nzugi gusa aho yemererwa kwinjira hose zikibwiriza zigakinguka, ariko kandi karimo n'ibindi byose bimwerekeyeho nka dosi ijyana n'ubutabera, niba hari ibyaha yakoze cyangwa yarigeze gufungwa, ndetse n'ibindi byose kugeza ku bizamini byo kwa muganga aheruka gukorerwa bigaragaza uko ubuzima bwe buhagaze. Ababitinya kube batayo nayo n'andi mayeri n'imitwe ababikora baba barimo bagerageza gushyiraho abantu za 666 mu cyayenge, bategura amaza ya sekibi Satani. Igiheruka cyane muri ibyo bijyana n'ikoranabuhanga ryishishwa cyane n'ibijyana na ICBs cyangwa se brain computer interfaces, ku buryo noneho hashyirwa chip cyangwa twatwuma twihuza nzira ry'ikoranabuhanga mu bwonko bw'umuntu, maze noneho abantu bakazajya bakoresha telefone cyangwa mudasobwa batazikozeho na gato, ugatekereza gusa, maze ibyo uri gutekereza mudasobwa cyangwa telefone, tablet n'ibindi kabari byekorera gusa ishingiye ku byo uri gutekereza nyine, ugafungura aho wandikira ibyo ushaka byose nka mudasobwa igahita ibyandukura yihuse cyane mu masegonda make gusa utanayikozeho, ari uguhuza na ibitekerezo gusa. Aho bamwe bati birimo ingaruka zo kwa bazaba bagenzura iryo koranabuhanga, ubwo ari nabo bazaba bagenzura n'ubwonko n'imitekerereze y'abantu mwese. Ingaruka zabivamo ntawe uzi neza izarizo nibimara gukwirakwira hose mwese. Nanjye ntabwo nzi neza niba hari abazabishamadukira benshi bakemera kubikoresha koko babacomeka utwo twuma mu bwonko. Ikigo Neuralink cy'umuherwe Elon Musk nabo baheruka gushyira kuma kambere kabo mu bwonko bw'umuntu mwigerageza ryabyo rya mbere, babikoze ejo bundi ku itariki 29 mu kwezi gushize. Ibyo byose rero muri ubwo bwoba bwa 666 benshi bati nuko bakomeje kugenda batuzanamo buhoro buhoro icyo kimenyetso cya Satani mwibanga n'amayera akomeye babihuza n'ikoranabuhanga nk'ibyo byose. Ntabwo ari abantu basanzwe gusa nkanjye nawe abatinya cyane umubare 666, kuko hari n'abandi bagiye bagaragaza ko bawugirira ubwoba budasanzwe mu bamenyekanye cyane b'ibihangange n'abategetsi hirya no hino mwese, birinda bigezwa no mwitangazamakuru mu bihe byahise. Umuprotestant cyane mu bikorwa n'imigenzereze ye yose, Ronald Reagan wabaye perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse intambara nyinshi yoherejemo ingabo z'igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose mu izina ry'Imana.
avuga ko icyo gihugu ari wo mudugudu wo mu mpinga wavuzwe ko wacigatishijwe n'Imana ubwayo urumuri bagomba kugeza ku bandi bose mwese bubi na bwiza. Uyu nawe rimwe yagize gutya mu gutinya cyane uwo mubare 666 ahindura icyapa cya numero y'urugo rwe muri Los Angeles kuri adresse yari 666 St. Cloud Road, ahindura uko ibyapa byari bisanzwe biteye muri uwo mujyi kugeza iwe habaye 668 St. Cloud Road, aho gukomeza kuba 666 ntabwo yimutse, ahubwo iyo numero yayivanyeho aguma mu gipangu cye, uwo mubare waravanyweho. Mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2016 Papa François yanze inkunga ya miliyoni 16,666 by'amapesos yari yatanzwe na Perezida wa Argentine muri ibyo bihe Mauricio Macri. Ayo yarahwanye na miliyoni 1,200,000 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa ati subira n'ibyawe rwose bwana Perezida, kubera gusa ko yari yanditse gutyo kuri sheke mu mibare miliyoni 16,666 by'amapesos. Ibyo gusa waguha amafaranga atyo ibyanditse muri iyo mibare nawe wayatera umugongo koko? Ayo none niba uzayabikuza ukayakoresha ibyo ushaka, hanyuma birahurira hehe no kwimadika mu ruhanga n'ukuboko kw'iburyo icyo kimenyetso cya Satani birava mu mafaranga bikujyemo? Ntabwo mbizi, ariko ubwo nta kuntu Papa we yaba atarabizi nanone. Gusa byose nibihuzwe igihe cyose na bwa bwoba abantu mwese beshesha uyu mubare 666, ariko kandi twibanze no kuri byinshi mu bisobanuro bihuzwa no kuba ari uwo mubare gusa bahisemo guhuza na Satani se kibe, aho kubundi mu yindi mibare nayo myinshi cyane ishyano ryayo ryose iriho. Bye. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi service zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga service ya food catering ahariho hose. Izo service zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932.